Barman. Yego boss. Ako buni wowe kugera impubuti wowe bimeze bite gahunda za nisi. Dukorera hejuru urumva. Dukorera hejuru rwose. Ako buni ubona iyo utekereje neza. Ubona wuzuye mu mutwe. Nta kibazo agafiriti kahiya akabenzi hariya akabushye. Gashimunwa gatama. Ariko boss ubwo ko nkubwira ibintu barukanshira mu kanwa. Ninde wigutumye? Ikibazo nuko utari ubashe no kubigura. Ari nde wigusabye? Ngaho mpa commande ndebe. Shaka umuntu hamagara uzi ahantu wabuze ahantu mubaze ahantu ngiye cyamaza. Shira rumeze tese. Narimeze neza. Hangaha rero none se urafata iki se ntumiki? Bazana agafanta. Agafanta. Kameze gatese. We barman. Barman. Yo! Banguka wumve. Yego boss. Imeze bitese? Ni sawa. Ndashaka agafanta. Ushaka agafanta kameze gute? Pineapple. Zana banzu zana ka pineapple na ibindi ndaza gutuma nyuma ntacyo. Ka pineapple ko nyine. Ariko hano tugiramo n'akabenzi n'agafiriti gakonje urumva. Yewe ishatse n'agashyuye duhita tukazana nta kibazo. Ntacyo buzanya ku pineapple ibindi ndaza kuba nk'umutima. N'akaguru k'inkoko. Zana pineapple yewe dore ko abakoze mbungo namwe mumva nabi. Nawe nshiri nari nkukumbuye pe dore ko hari haciyeho n'iminsi tutabonana. Ko no kwina nari nkukumbuye kandi ariko nkukunda. Shiri nanjye ndagukunda. Yego. Yewe. Boss. Ni ubundi twebwe ibyacu dukora nk'imiyaga. Muhereze. Wabibonye. Buretse gato. Twagutumye iki? Twagutumye iki? Nyine nagezeyo nsanga pineapple ntazo. Ndavuga ati noneho uriya mutipe arano nigeze kumubona bikamite mushyira kantuza urumva ahita agira bataragira. None se uriya muhungu uriya mutipe. Ahubwo nari nibagiwe. Re buri boss cyagiye si twahuye nawe hajya uri kunywa intore. Nayibutse nayibukije n'ikibiriti nacyo nakizaga. Ibi ngibi byo byihorere hariya. Biriya byo byihorere. Ahubwo buretse gato. Wavuze umutipe. Kandi ni wowe. Ceceka. Wowe rwose. Ceceka. Nagutumye. Sheri yagutumye pineapple. Uragiye uzanye pirimusi. Buretse. Uragiye uzanye pirimusi. Yego. Uravuga ngo wambonye. Ko wambonye ninjye wagutumye. Ariko nyine mwari muri kumwe. Nakubwiye ko ari cyo ndi gufate. Si mwari muri kumwe. Nakubwiye ko ari cyo ndi gufate. Si wowe wampamagaye se? Wampamagaye ngo Barman. Ntago yagutumye. Ntago yagutumye. Yantumye pineapple dore ngiyi hano. Abanange. Ratakora. Niki kwanga ndakwijyane. Ntago ni muntu mba neza. Oya narimvuze ngo nasome nta kibazo. Erega naka ngaka arasoma ntubibona. Naka ngaka mwari musanzwe muziranye. Oya ndagerageza nta kibazo. Ariko kubera ko nshaka kugenda. Mwitonde hano nyine mutaza gukora amabara nyine ugasanga havuyemo inda zitateganyijwe. Nari nkuzaniye n'akantu. Warumaye telefone umuriro urimo. Telefone y'umuriro urimo nta kunda ariko izo ntoru zibuke. Nabijunye bya ntabwo nyambikoresha. Nakubeshya azinywa kurusha umuntu uzi. Reka nigendere mube muganira. Ariko usheri wawe n'igisambo yakagombye kunuma nk'ikiro cy'akabenzi agafiriti hariya urumva kanuma nk'agakesi wenda kamfata ariko akantu kamwe. Ise sheri ndanywa wowe utanywa. Suko se mumbwirire. Kambe nicaye kambe negereje. Hari ikindi watumwe? Ariko boss nyine sheri nakubajije ngo subiza icyo wajije. Navuze ngo subiza icyo wajije. Ariko none se buretse gato. Waheze urankuyeho. Ntabwo urasoma sheri ahubwo se. None se ko rega buriya urumva buriya si ureba ntiza kugura nk'ikiro cy'akabenzi nari kugikaranga nkagikaranga urumva ku buryo yo yanongiza imeze gutya yishwanyaguza none agafiriti urumva agafiriti nta n'imikino twari gukora. Ako nkushimiye ikintu kimwe. Kano gakingirizo nako nyine telefone wari ugiye kuncagingira.
ako kari agakingirizo wakavuze. Mvuze ni agakingirizo wakavuze. Kari hehe njye kuzana kandi zako ngako ni gatoya njye kuzana kandi uragafite. Oya none harwo ugeze ukabona. Yari yateguye. Singi na telefone byonyine. Nta kindi kintu. Yari yateguye. Rekeraho. Sibyo nakubwiraga wa mugabo wawe n'urusambo. Ndashaka gutuma nanjye. Rwose uri boss ndabizi. Rwose nushaka kuntuma. Niyo wantuma gake nta kibazo. Mfitemo amazi akonje. Nayashyushye byose. Ako gisubiza ibyo ubajijwe. Yego boss. Ayakonje arimo. Yabaye nk'urubo. Kenza ni agatwiste gakonje. Agatwiste gakonje? Yego. Ako boss nta nakaburusheti nibura. Kaburushete muri nyokwanya na yimbwa. Aha, reka negendera ababoss. Ababoss b'iki gihe sinzi uko mwabarekane. Ngwara kujya mu arya ngo nagatwiste. Genda nagatwiste gakonje. Aha, ababoss b'iki gihe namwe mwaranasaze. Reka nkazana. Sheri wagireka kuvuga nabi. Oya ntangara kuvuga nabi. Bura nese ibi nakorera nga ntago wabibonaga. Afite amagambo utabara, afite ibintu arimo arantera kujagarara mu mutwe. Kandi iki gihe ni cyanjye nawe. Ako sheri undi kwangure byeri nkaba mbona ari kwinywa yimarire. Nese nsibe ndi kuvuga nyine. Uramuntu rero sinzi. Nawe nyine birashobora ko afite inzara ariko mushimiye ikintu kimwe. Agakingiriza nako Sheri nyamara ubanza kagakingiriza oya kubera yuko yabivugaga ndi kubivugishwa. Iyi ni telefone yaragiye kunshanyira asanga mfitemo umuriro nta kibazo. Naho ubundi abo se ko nduza tinda. Boss rega ntago njya ninda mu makona. Reka nguheke yari. Nakubwiye ngo ufundure. Nsiworetse ngo guhake. Ninde nyina we nese uzikara nkwe bwajyana. Ariko boss nawe ugize fanta cece kanya imbwa. Aha. Ugize primus dukuzimye. Dare nakirida mwakire mbahe mwijuguture mu menyo muri kubeshya ngo mwari inyama nta nagantuza na kamwe mwana. Jana maberanyo. Jana Shirin. Meze neza. Genda bona bino bihe bidasanzwe. Nduzi kashize bakuzana kandi. Banzanira kandi ntacyo. We barman. Cyumva nabi giteze. Barman. Yego boss. Nikira. Akubuni wowe kugera impubutsi wowe bimeze dukorera hejuru urumva. Dukorera hejuru rwose. Akubuni ubona iyo utekereje neza. Ubona wuzuye mu mutwe. Nta kibazo agafiriti kahiye akabenzi hariya gashimunwa tugatsamo. Ariko boss ubwo ko nkubwira ibintu barukanshira mu kanwa. Ninde wigutumye? Ikibazo nuko utari ubashe no kubigura. Ari nde wigusabye? Ngaho mpa commande ndebe none se nagira. Sheri kurimo gutukana cyane. Oya nese ubari nkawe amagambo afite gutya nawe wayihanganira. Reba no kuntu mba namwubashye nkaza nkapfukama imbere ye. Ariko abakire ubu ntibagira ko nese wapfukamye ubundi uyu ni umukire. Cyangwa yaje kuguteka imiti. Umukobwa mwiza nkawe akomana. Warasaze wowe. Oya n'intoki ziba ziri kurya. Cyakora uri wowe nkukoresha. Usibye kuba nagufata nka gushyira imbwa zanjye zikakurya. Ubuse we wabona ibyo umpaye koko kuva mu gitondo wifunza gatwiste sheri wawe nta nubwo arahinduka nari ngo ariko ukomeza dunyaho gake kugira ngo ubone ukuntu wagira ngo wakunguka mu mifuko ubwo yawa. Yes kadogo. Imeze biteze. Wa muhungu yasoje akazi. Nicaye kuri kakawera hamwe njya nkutuma agacupa nyine. Kagira inkuru. Manuka nyine handi murata nicaye hanze ntago nicaye imbere murata mumbona. Nta kibazo ni muzi. Barikoreraga kugira ngo ahubwo twebwe turimo gukora mu nzu. Turimo gukora mu nzu nazuba ryinshi. Ariko rero umva nkubwiza ukuri. So ugiye kureba boss wanjye hano hirya ariko arampamagara arambwira ngo nkubwire umuhamusanga. Akunda kunywera hano hirya kuri kano kabari rero. Karakabari kamwera haba boss ndakaza. Mfite umuboss w'umukire cyane. Ngewe yagiye kumpemba ampemba habura iminsi 2 kugira ngo ukwezi kuzure. Ariko rero sino kumushimagiza. Nanjye buranye gitangira akazi. Yasa nk'ubitavanze naratangira. N'umukire cyane. Reka tumurebe. Rero nawe nakugura n'agafanta. Shawo ugize umuntu n'umukoresha.
kuri iyi si ya rurema wanjye mwiriwe neza yego komera cyane wa mugabo nari muzanye dore ngo gahunda yazishoje meze bite se bose imeze bite makuru se yani sawa ako nta bantu nabake nta muntu n'umwe utajya umenyera nese ubano urabazi sisumbwe kari abapagasi bawe abapagasi nyine bari abapagasi banjye n'abapagasi bawe umva rata ibyo tunabyihorera yego none se bimeze bite akazi hari boss hari abakozi nta kibazo ndanigendeye se urangira ongera mama kumuka mva mu maso ibyo wamubwiye gukora yabikoze rwa rugiye ruteretsemo neza nta kibazo nabibonye rwose yabifunze neza ahubwo ubutaha uzamwongera akazi kuko ni umuhanga bose urabizi ejo bundi waraje usanga turi muri finisage yego rwa rugi rwa ruguyu narusizemo neza ndarufunga igisigaye ni amafaranga amarangi byari bigeze he amarangi nabyo yabikoze neza nta kibazo mbese nta kintu na kimwe yasigaje ku byo wamubwiye gukora byose wambwira ngo rufite akabazo hasi wari wabanje kurutunganya neza narukosoye nta kibazo rufite rwose ubushize nari naguhaye wari wamaye 120 hari hasigaye angahe 320 ndayagwa kuri telefone kuko mu ntoki nta mafaranga mfite ayamba kuri telefone nanjye ndaha abakozi kuri telefone nimero yawe ni iyi ngiyi nduzi kanyaguhe ntayo wari wanishyuyeho mbere okay dore ngaya yakugezeho kandebe iby'abazungu nta wamenya iby'abazungu nta wamenya message ngiye yego ubwo noneho ikindi gihe nzagukenera nzaza nta kibazo kandi urakoze rwose bose bya bindi nabyo imodoka wayimegereje ko nshaka nayogeje nta kibazo zunayikorofye rwose ibintu ni sawa cyane sawa nta kibazo sawa amafaranga ntuyabonye ngiye kubona mbona aka message ngo pa ubwo rero wari wanyemerewe kuri bungurira agafanta uragura agafanta kangahe agafanta buriya rero dushobora no kunywa bugacya wimbaza ngo akanga ndi mu kazi hariya boss ahubwo agarutse agasanga nataye akazi uhora nkubita akantu kanjye ndakanywa nibereye hara mu gipangu ndaguha bibiri sindasoza akazi ntabwo sinjye uba wayakoreye niba uba wayakoreye nta kibazo ndaguha bibiri ningaruka ariko nugaruka uzangurira kandi sawa ntari bibiri ubwo nanjye ahubwo uhita ukanda akanyenyeri kugira ngo utaza kubyibagirwa ariko wakwitonze ko amafaranga ari ko sobuja yamaye ari umukiri wetonde ntacyo akantu hariya kuri butike ngende nicare ku gipangu ndi kukama ubundi ahangaha usibye amagambo uramvugishije menshi nashaka kugenda nuko nari mvuze ati ntabwo nshobora kuba nagenda Kadogo ntabwo yari ahari ubwo nyine arabikurikirana kuko ngiye mese ngenda ngiye ariko shira urumva ko wambeshye nyine nzica amande basi sibyo ngaho mfasha noneho tugende mute dushaka kugenda sawa